Kaze bakunzi bacu ba Imirenge Amateka TV tubahaye ikaze muri uyu mugoroba. Reka tugende tugaruka kandi dukora ku makuru yaranze weekend cyangwa ibyavuzwe muri weekend y'Imurenge iwacu muri Gakondo. Iki cyumweru cyangwa iri yinga rishize iminsi guhera na gatano kugeza uyu munsi niyinga biravugwa ko nta muntu byibuze ushobora kuba waraguye mu gitero cy'intambara hano Imurenge kubera ko Imana yakinze ukuboko imigambi yo gutsemba no kurimbura abanyamurenge yari kiri myinshi cyane mu duce dutandukanye, ariko Imana igenda ikaza ngamba mu kurengera abayo binzira karengane. Minembwe niyo Amikenke muratwihanganira niyo yagabwemo igitero ku minsi 25 y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2020, akaba haragabwe igitero mu masaha ya saa 11 za mu gitondo cyangwa z'urukerera. Ubwo icyo gitero Imana yafashije abaturage bari batuye muri ako gace ntiyagira uraswa cyangwa ukirwamo, kubera ko abaturage amakuru yari yamaze kumenyekana. Haragize nk'iminsi ngahe amakuru amenyekanye ko igitero kizagabwa muri ako gace cyangwa muri iyo nkambi. Inyeshamba zitandukanye zirwaye cyane cyangwa zigenda zibasira inshuro nyinshi. Monisco rero ikaba ariyo yagerageje byibuze kurwana kuri abo baturage ndetse ugeza yirukanye umwanzi. Monisco ikaba yaravuze ko byibuze abari baje kugaba ibitero bagera mu nyeshamba zirenga 100. Utundi duce tw'Imurenge dutandukanye turimo abaturage b'abanyamurenge turacara amahoro kugeza maginga ya nta kindi gikuba kiracika. Imanirinda Yora Imanirinda Yora Imanirinda Yora Murizi wawe wokwizi niyo gicucu cy'iburyo bwawe niyo umanywa umanywizuba ntirizakwica nijoro. Mu gitaramo cy'Imurenge Amateka TV Daudi kuri mikoro tugenda kandi tugaruka ku bitaramo by'amateka muri Gakondo y'Imurenge. Studio za Imurenge Amateka TV zirashobora guha ibitaramo by'umwimerere, amateka y'intwari atangaje, ubuzima bw'intwari butangaje cyane cyane abagize uruhare mu kutwitangira ndetse n'ubundi buryo bumwe n'ubundi, tukongera kandi tukagaruka ku ngamba tugomba kwifatira mu kwiyubakira bimwe muri Gakondo y'Imurenge dukoresheje ubushobozi bwacu, dukoresheje imbaraga zacu, dukoresheje ubwenge bwacu, kubera ko birashoboka kandi twabigeraho duhuje umugambi cyangwa twabigeraho turambitse izindi nyungu zituma duharanira ibidahuye n'umurage wa Gakondo. Reka duhinire hano mwari kumwe na Daudi mu gitaramo cy'amateka.